muryango inzahuke ndakubwiza amajwi agiye hanze muri iki gitondo ni muno mukanya ngiye mbyumvise ndakubwiza ukuri niba ari ibyo rero ibyo ngibyo nabyo byaba ari uburara byaba ari uburaya budafite aho bushingiye gute se uvuga ko ari uburaya kandi arega wowe wemere gukoresha umubiri wawe uko bishaka reka mbyemere gutya ariko ntiwitwaze indi mpamvu yari yo yose umuntu udafite umugore cyangwa umugabo yemerewe guteretwa yemerewe no kurongorwa none se ikibazo ndakana ubukizemo gukorana na mano y'Imana numva ari umugisha kuri nge mwinshi kuko hari byinshi twagezeho mu bijyanye n'ijambo ry'Imana n'iyubokamana numva twarasenganya bagiye kuri cano ye twabwirije ubutumwa bwiza numva twakabaye tubwiriza abantu bakeneye kubwirizwa aho kubwiriza abantu batubeshya ngo baracyabwirizwa kandi nibyo babwirijwe batakibikora batanakibigenderaho reka ndero mbabwire reka namwiyame uriya mu mama reka mwiyame ndamwiyamye yo kumuyanga ndamwiyamye no ndamufuza ndamwiyamye ari kwiyumva bamurambira ndakwiyamye wa mukecuru we nundi musi ndakwiyamye jewe nditwa Prophet Moses simba mu numvugiramo ndagwa mikrofone yawe nigende ndakwiyamye we ndakugenda kwiyamye baryimana ntaryo bakeneye namabandikazi bakunda amatiku n'amatiku uzakora ikiganiro cy'ijambo ry'Imana nubona we kirebwe umva nguri mubwire viyuze ubona wateruye itiku hano ubuvuza ngo pastor nibingo ngo pastor Theogene ngo nibikintu yagiye mu ijuru ubu bateruye dutebe bakicara bakumva inkuru umuntu yango yamaraso pastor Theogene bakaza birukanga ariko umuntu ajana akavuga n'iby'Imana yamubwiye nta kintu wabonamo ibintu byabaye bibi barangiza ngo bakunda ijambo ry'Imana mwebwe abayutubazi nta abantu bakurikira YouTube nta jambo bakunda reba imitego bashyize amahanuzi nyikubwire umwe umuhanuzi runakara musengera yego yamara kumusengera niba mwohereje tu Moses yamusengera niba mwohereje tu akabwonganisha n'abandi ati umva ibyo navuganye na Kanaga kandi nundi niko yabigenje urumva abantu badakunda amatiko ahubwo atarabo banyira bayazana nabaseba yazana bitiko bivuga se cyane mu makomante ngiye biganiro byose ngerageza kureba ku buryo 75 nza kuri imihanda narebye social media ibishoboka none commentaire ngero rite commentaire nibwo nishimye te Moses yarasaze yo bitagusubiza ati nibwo abimenya se urambabaje niyo bimenye ko nazaze nona maze imyaka myinshi hari umuntu wakubajije ati wafashwe ryari Moses mfatwa se arashinzwe ariko umuntu ushinzwe nyumva umuntu ushinzwe murizwe n'abantu barimbuka arandirira se ni mama ni anko ni mushiki wanje ni umwana wanje andirira nkandi yo nyema umva izo nyema nanziyame ngiye kwiyama abantu banyabiza hano reka niyama abantu reka mbiyame umuntu utamenya uko naraye ntamenye uko nabyutse ntamenye uko nariye arangirira impuhwe nkande nk'umukozi w'Imana ugufitiye impuhwe ashaka kukubwiriza umenye Yesu Kristo garuke ku rufatiro Yesu yazuriye abana nibo bamubwiye ngo ni mumanike mumwice aveho urumva njewe nta uzangirira impuhwe uzangirira impuhwe uzambwira ngo waramutse mutumisha wa bwana ese mu ndahari ikirimo hari biraye bihari uwo niwe wenyine uzangirira impuhwe nibo bantu baco aba diaspora bafite ukuboko kunini ko kugusha abatumisha ngo bafite ukuntu bajya babohereza gutya cyangwa bagafotora gutya gushimiye kandi ngo haye ikaze wowe udukurikiye kuri Mama Edwin Official Rwanda Gospel Show ndetse n'ahandi hose uri kudukurikira uherereye Imana iguhe umugisha cyane amahoro y'Imana niyo mbifurije mwese nizere ko mumeze neza amazina yanjye ni Jerry nawe utameze neza ndakwifuriza kumererwa neza ngarukanye no muhanuzi gusa ntago nzi nimba ari umuhanuzi wa Bayali nimba ari umuhanuzi w'Imana nimba ari umuhanuzi w'abantu nimba ari uwabyigize bwari bubitusobanurire ntago ndabimenya ariko ubwo duherukana yari umuhanuzi w'Imana nyuma yaho rero tumaze iminsi tutari kumwe tutabonana ndetse nari namukumbuye Moze uraho wabanje ukavuga cano yanjye bakajya gukora usavuze harya yitwa gwiki inara yihinduye ubu bintu n'amavuta maji n'amavuta maji ni soki mari nyota TV gatatu inyota soki mari nyota cyangwa imari cyaka oya imani byose okay saha turaje TV gatatu bakore subscribe Jerry rero utangiye ndwaye Yesu ashimwe oya Yesu ahimbaza amagambo mbwiye ntago akayumbira Yesu ashimwe
iki kiganiro tugiye kugitwara mpaka kijyaho kishaka gusa nari ngukumbuye nanjye nari ngukumbuye Moze gutara umwanzi wanjye ntibikabeho nakubwiye ni Yesu ashimwe ufite amafaranga menshi ntiwansubije oya mama Edwin ngo asigara gwaye akaza niyo makuru nafashe muri iki kibuga ariko amafaranga ni meza ariko je araza kubiyereka ziyambara inkweto n'amasokizi gusa sigagenda bamutwaje inkweto mu ntoki sawa ndagushimye Moze nari ngukumbuye birabe atari byane by'abanyarwanda oya ntambereka nanjye nuko nari ngukumbuye nakubwiye ngo Yesu ashimwe wanze kunsubiza Yesu ahimbaza Haleluya reka dusenge tuze tugaruke Mana turagushimye uri Imana yera uri gitangaza bana na buri muntu wese ugiye kudukurikirana muri ibi biganiro ushyirwe hejuru cyubaro cyo kiganze abari wowe ushyirwa hejuru mu izina rya Data twese n'umwana n'umwuka wera amen urakoze cyane ntago natangiye nkurwanya ahubwo byatewe nuko nguheruka ahubwo nongeye kwishimira yuko nkubonye nagize nti Yesu ashimwe utinda kusubiza ndongera nti Yesu ashimwe unyura ku ruhande ndahita nanzikira kuri iki kintu umuntu bita impano y'Imana twamubonanye nawe igihe kitari kitoya bamwe bavuga ko agikuzimu abandi bakavuga ko atanga ibitambo abandi bati ni ibiki umukozi w'Imana na impano y'Imana bapanga iki bakorana ibiki twanzikiraho Yesu yaje gushaka intama yari yazimiye ntago yaje gushaka mwebwe mu gihagaze gukorana na impano y'Imana numva ari umugisha kuri nge mwinshi kuko hari byinshi twagezeho mu bijyanye n'ijambo ry'Imana n'iyobokamana numva twarasenganya bagiye kuri cano ye twabwirije ubutumwa bwiza numva twakabaye tubwiriza abantu bakeneye kubwirizwa aho kubwiriza abantu batubeshya ngo baracyabwirizwa kandi nibyo babwirijwe batakibikora batanakibigenderaho numva rero mu bijyanye na gospel ngiyewe guhura na impano y'Imana byamfashije kumwegera no kumubwiriza ubutumwa bwiza twongeye guhura ariko sinzi byakwishe ariko reka nkubwire bimwe mu byisha abandi ntaranyirizemo kimwe kikwihishe bamwe bishwe n'igitsina abandi bishwe n'agatama abandi bishwe n'agafaranga muri ibyo byose ni iki cyakugushije kurusha ibindi amafaranga ntawe atagushije nayo waraguye kuberayo ariko ibindi ntago nige nigeze nkushwa kandi kugushwa n'amafaranga n'abapastori bose bagushijwe nayo n'isengero burya bazifunga baziraga bene ibyo ngibyo yego Moze nkunze ukuntu uri kunsubiza ariko ntago ndashirwa abati twakoranye umurimo se hari akantu njya mbona uriya mugabo mukunda kuba muri kumwe w'amaderedi aba afite ngo akantu bita kanywaji kawayini akantu usena ko mwivuga butumwa murakorana kugira ngo wiyangiye ntago nkora abantu barebye n'ibiganiro ubwo nari mbihuje n'izina rya Canongo imara icyaka harya kugira ngo nsinde mbere nk'ababandi aho kugira ngo nsinde mbere nk'ababahanuzi banywa nzoga zimeze kuri nasoma wine uko wine iranahenze ariko ntago nigeze nyinywa kuko iyo mba kuba kuyinywa mba narazinyweye zanaranyishe kuko ndumva ngorana n'ibiganiro byinshi azinywa ariko nkaba mu kiganiro nayo nyweye yego kunywa inzoga ntago ari byo papasi kandi kunywa inzoga nababwiye ko atari icyaha nta hantu byanditse ko ari icyaha ahubwo hehe wahanyereka ntaho kutanywa na mahitamo yanjye my choice yego ariko suko ari icyaha isuko ari icyaha ni nkuko umwe yadefiriza undi ndadefiriza mukabijyana amaranga mutima ati wowe kubera iki nka mama Hortense bavuga ngo kubera ko utadefirije barumbaje nicyo kibazaje bonne arababwira ngo ntago ari Yesu ariko kudefirije amo nanjye rero kutayinywa ni nkanjye ariko suko ari icyaha yego suko ari icyaha turagiye turakomeje turagenda tubona ibintu birimo biragarika abantu umurimo w'Imana bamwe bakomeje kutoba imihanda irasenyutse insengero barazifunze bamwe baratwiyeretse abandi buri igiti tubona munsi ukuntu bimeze Moze hari ibintu byakomeje kuvugwa mu mihanda aha ndagaruka ku muhanuzi Theogene Nibishaka umubona ute umufata gute reka nagakira umuhanuzi naramuhagaritse yagarutse bwo ku mihanda ari ndumugaruye baramutenze ni musambanyi byaragaragaye kubenura ubwo rero n'ubusambanyi ubugomba kugaruka ukihana ukiyeza yabwiye mama pasire ko azamubendura ntaramusaba imbabazi gusa imbabazi kuri kamera ntago mbyemera agomba kujyayo wacyumvishe
Noheli yavuze ko basangiye inzoga nabyo ntago ndamenya aho yihaniye ninjye muhanuzi mukuru akaba yaza kihana kandi akato tumuhamagara azapfukame asaba imbabazi zamuhamagare mu kiganiro cyo kino ziko ari icyanjye icyawe rwose yazitabe ntago uri ikiganiro cyanjye ngihurizamo n'ingwerigweri utamenye izarizo ko numva uhagaze mu mavuta yandi kubita abazimu n'abadayimoni bakangara hari imbaraga z'Imana bajya bumva bamwe ngo amavuta amwe twahoze tuvuga kera bamwe bagiye mu bahanjuzi bajya kugura aho ni waba waragiye kugura mu bahanjuzi ngewe ntago ndajyo ndamutse ngiyeyo nahita mpinduka mwabibona bambwiye ko nawe wahindutse n'ikimenyimenyi ngo hari isaha baguhaye menya ariyo yiyo wambaye nibyo uwo muntu wabikubwiye rwose ari mu mavuta uwo muntu wabikubwiye ari mu mavuta bakunkorera reka nze nkoreho ndebe ko ntatitira kuko bambwiye ko isaha yawe igititiza ko banje kuyikoraho oya naje kubanje kuyikoraho nta kibazo oya nta kibazo na kimwe nta kibazo na kimwe ndabivuze uhita uyikoraho oya ubivuga wese nuko twaba twarajyanye yego nta kibazo rero cyane naba mfite na kimwe yego kandi niba twarajyanyeyo arabizi neza yuko ayo mavuta yo bahanjuzi nyine agize ate ahari rero yakabaye nawe ari we grand palais wayo mavuta y'abahanjuzi ese koko arahari arakora ntago bikora ubizi nubikoresha yego ubizi nubikoresha kuko ngiye nkoresha imbaraga in the Holy Spirit from God imbaraga z'umwuka w'Imana wera ibindi ntabyo nzi ahubwo wambaza mu gisata kibijyanye n'ijwi ry'Imana n'ubwami bw'Imana aho turagenda kuko ubwami bwa Satani ntiwasenya ubwami utaza ahantu buteretse urabanza ukamenya ubwami aho buri kugira ngo uzakora operation yabyo mu mwuka cyane rwose kandi usigaye mu mavuta cyane yego ahubwo ntabwo ntuzongera gukorana n'ingwerigweri biganiro ugomba gukorana na ba Moses na Rutayisira abantu nk'abo n'abapotre Gitwaza abantu batazwi rwose badafite platform wakabaye ujugunya mu bisheke no mu bunyobwa ugakomeza abandi ubwo ubuzwe uri hejuru yego Moze ariko amavuta yawe ndumva ari hatari dukomeje kumva ibintu byagiye bitangazwa so ntago byari byiza kubigarura ariko reka mbivugeho kuko byagiye bivugwa umwe mu bakozi b'Imana wari umugore wa Pastor Theogene inzahoke hari amakuru nagiye numva ibintu byatutumbye kuri iyi mihanda bivugwa ko ashobora kuba nanjye nabyumvishe nk'uko wabyumvishe ibintu byagiye bivugwa ni ibivugwa nanjye numvise ni ibivugwa niba ari byo hari n'amajwi numvise nanjye nayumvise kwa nuza nago nje kumwamamariza hari amacano ngewe ntazongera kuvugaho harimo ubwo impamvu mbivuze nuko ari umukozi w'Imana ibi bintu ubundi ikibazo kiri hehe ariko ntago namenya ko ari umukozi w'Imana nta gipimo mfite cyo kumupima ngo mbimenye mugira amakosa menshi mujye mubaza n'ibibazo uravuga umuntu ko ari umukozi w'Imana kuko umuzi mwisi yawe nyine y'umubiri wawe ariko mu mwuka ntabwo muzi yego seziri buri kubyumva ndiko kumva ndagukora amajwi nje nayumviye hanze avuga yuko kanaka yamwemereye undi nawe aramuhakanira hatari ibyo bintu bikahita bivamo no gusenyuka kuriya muryango inzahuke ndakobwezo amajwi agiye hanze muri iki gitondo ni no mukanya ngiye mbyumvise ndakobwezo kori niba ari ibyo rero ibyo ngibyo nabyo byaba ari uburara byaba ari uburaya budafite aho bushingiye gute se uvuga ko ari uburaya kandi arega wowe wemere gukoresha umubiri wawe uko bishaka reka mbyemere gutya ariko ntiwitwaze indi mpamvu yari yo yose umuntu udafite umugore cyangwa umugabo yemerewe guteretwa yemerewe no kurongorwa none se ikibazo ndakana bukizemo ikibazo ni iki ikibazo se ujya kurongorwa ariko ntubangamira abandi rega bari abana b'inzahuke reka turebere mu bintu bibiri yego yarabafashije vraiment kandi barakoze kubarera cyane ariko bari abana nabo hari ikintu batumye bo babona kuko Theogene yamenyekaye kubera inzahuke yego ako kantu gashyira ahantu kangasurinyeho ni karamituko nuvuga ngo rero ni nka fondasiyo yawe uri gushaka guhirika kandi yarakubakiye ibyubakira ariko rero Moses uretse n'uriya mubyeyi wabareze natwe imiryango tuvukamo baraturera bakaduha uburere none kuki baba yarababwiye ati
aho bigeze mucuke mugende mushakisha imibereho. Ikibazo ni iki ko mbona byabaye ntago naho hari ikibazo. Ngenda ko mu rusyo n'ingasire. Duhere ku rusyo. Urusyo n'inde, ingasire n'inde? Oya, urusyo ntabwo ni impande zombi. Ni impande zombi. Okay, sawa. Ni cya Kinyarwanda cyacu. Mama si yagomba gushimira bari abana. Yego. Bamugize bagomba kubaho. Ko nabo bagomba kumushimira. Oya, reka muri uyu mujyi wa Kigali moze. Reka se manze akagwa amazi yo koga. Reka dukome urusyo turaje dukome n'ingasire. Okay, sawa. Tujye guhera hamwe kugira ngo abantu bakurikire tugende gake. Agomba gushimira kwanyu. Yego. Kuko bamugize bagomba kubariho. Imana yanyuriyemo imukoreramo. Nabo rero Imana ibakoreramo mu bafrendi babo babakunze banyurizamo ubufasha bumugeraho. Kandi koko toza tugendane bumugeraho, sibyo? Nzanya kandi bumugezeho ararya ambera neza n'umugabo we. Ariko ngo yaguzemo na gutya basigeho barekeraho akaboko kakugabure kabari akaboko k'umubyeyi. Ikiganza cyakugaburiye, ikiganza cyagojeje amarira, ikiganza cyatumye uva hasi ukazamuka hejuru, ntukakivuge nabi. Nubwo wari uri mu mirire yo gushwana nacyo, ntukagitonga urutoki habe na gatoya. Usicokoze mama yako, ntugacokoze nyoko, uriya ni nyina inzaho. Iyi mihanda se mana yanjye turamenya tubitwara gute? Iragenda kwagura. Se mwashije ngo nakoranye na mano y'Imana. Mwirwa mukorana ibiganiro, waguha amafaranga. Abantu y'amakuru hano nge nagwereza abanyakuru hano barenga 50 hano. Bayariye, barongera barayarya, baronga n'abapastori, barongera bari. Habwo mano y'Imana n'umukristo kubaruka. Ko mugiye gupfa mukenyutse umurongo nyamara. Bibire bangumureka abafurero bahamba babo. Ubu natwe tubareke mugende gutyo gusa. Bande. Nawe urimo mu bayariye. Dawidi yandika Zaburi 18:18 akaraba ngo gisinzapfa. Ahubwo nzara. Mimi hati sitakufa. Mimi Prophet Moses. Ngo nta muntu ujya burya ngo ujye upfa adasebye. Oya na ustaseba na. Aho naka video kari kwicara imihanda. Nabonye abantu bamwe utuvideo tujya imihanda bari muri gutya. Bari kwikinisha se. Ibyo bintu nawe ari kuzanye nawe ushaka umugore. Katakora. Neze ngewe ndabyikora. Jondi yani kadawe jeri bizwa tuba nje ntabwo njya mbyikora ariko reka mubwire ni icyaha n'abapige naci batangiye gusaba imbabazi. Ibyo ntabwo bari barigize ngo abantu ngo bibitangaza nta muntu bigitangaza nacyo. Moze twagiye tubona abantu baza ku makamera tukabona harimo intambara nyinshi tukabona hakavugamo ubugambanyi. Abantu bose sheri baza kuri kamera n'ibisambo. Nawe ubwo uricyo nanjye ndicyo. Yego. Nabandi bose n'ibisambo. Uretse ubona kuri kamera n'igisambo. Afite uburyo yibamo cyangwa n'ubwo yibyemo ukuru ko ariko kose nyumva ndebaga amatwi ndeba hano. Ubu nakiri hano ndeba nawe uri gisambo. Narinzi ko nakiri umukozi w'Imana Prophet kumbe nitandukanyije nawe. Niki? Ni gisambo. Ejo nubona umuntu ngo yanyohereje ngo 5,000 ngo 1,000 uzanyataka $10. Yewe ntaje wago muri iminsi ntaje wago. Hari no bazaza babeshyira abandi. Impamvu mvuza gutyo ntago ko muteri umuntu abari gisambo. Nuko urwo ruba twese twararwambaye. Hari ababikoze bibajyaho. Umuntu wese babonye hano rero. Gusa iyo kese bakubona uri hariya baba bakuzi batakuzi. Tira n'inyemba. Sibivuga se cyane mu makomante njye biganiro byose ngerageza kureba ku buryo 75 nza kuri imihanda narebye social media ibishoboka none komante ngero rite komante nibwo nishima te Moses yarasaze yo bitagusubiza ati nibwo abimenya se urambabaje niho bimenye ko nazaze nona maze imyaka myinshi. Hari umuntu wakubajije ati wafashwe ryari Moses mfatwa se arashinzwe ariko umuntu ushinzwe nyumva umuntu ushinzwe murizwe n'abantu barimbuka andirira se ni mama ni anko ni mushiki wanje n'umwana wanje andirira nkandi iyo nyema umva izo nyema nkanziyame ngiye kwiyama abantu banyabiza hano reka niyama abantu reka mbiyame umuntu utamenya uko naraye ntamenye uko nabyutse ntamenye uko nariye arangirira impuhwe nkande nk'umukozi w'Imana ugufitiye impuhwe ashaka kukubwiriza umenye Yesu Kristo garuke ku rufatiro. Yesu yazuriye abana nibo bamubwiye ngo nimumanike mumwice aveho. Urumva njyewe ntawe uzangirira impuhwe uzangirira impuhwe uzambwira ngo waramutse mutumisha wa bwana
ese mu nda hari ikirimo, hari ibirayi bihari? Uwo niwe wenyine uzangirira impuhwe anyoherereza icyo kiro cy'ibirayi mvuge ni oke uyu muntu aremewe. Ibindi mwivugisha hano mwese n'aba bajama badukurikira ngo bakane ijambo ry'Imana ntaryo bakeneye, ni amabandikazi bakunda amatiku, ni amatiku. Uzakora ikiganiro cy'ijambo ry'Imana nubona wowe kirebwe umva nguri nkubwire viyuze ubona wateruye itiku hano ubu mvuza ngo pasta nibingo ngo pasta Theogene ngo nibikintu yagiye mu ijuru ubu batera dutabe bakicara bakumva inkuru. Umuntu yanyweye amaraso ya pasta Theogene bakaza birukanka, ariko umuntu ajana akavuga n'iby'Imana yamubwiye nta kintu wabonamo, ibintu byabaye bibi barangiza ngo bakunda ijambo ry'Imana. Mwebwe abayutubazi nta abantu bakurikira YouTube nta jambo bakunda. Reba imitego bashyize amahanuzi nyikubwire umwe umuhanuzi runaka aramusengera Yego. yamara kumusengera niba mwohereje ituro Moses yamusengera niba mwohereje ituro akabwonganisha n'abandi ati umva ibyo navuganye na Kanaga kandi nundi niko yabigeye. Urumva abantu badakunda amatiko ahubwo atarabo banyira bayazana n'abaseba yazana bitiko. Ako namwe mwavuye ku rufatiro niyo yaje urufatiro ruhe rwa Kristo nk'uko byari bimeze. Abari baruhagaze hose baracyaruriho ijambo ry'Imana ngo harwanditseho Kristo agize ate none se rwigeze ruvaho tuje rudakora ikosa tavana urufatiro rwa Kristo ntabwo rwavaho n'ibyakunda. Oya nta urufatiro rwo ruracyari kandi rwanditseho nyine kandi rero ngo icyo nanditse nagize nuko nguko nyine kuki mushaka gusenyura inzandiko z'Imana kandi umunsi w'imbere uko utaragera kuki muri guca imanza Yesu ataraza kuba umucamanza ngo yicare ku ntebe. Ariko Mose tubwizanye ukuri hari urwo rufatiro rurahari yego, ariko hari abantu bari muri diaspora bari runaka n'aba diaspora si shasha nibo bantu baco aba diaspora bafite abantu bafite ukuboko kunini ko kugusha abatumisha ngo bafite ukuntu bajya babohereza gutya cyangwa bagafotora gutya bakohereje nawe barakoherereje njyewe ntago ibyo ngibyo bishoboka mani niyo umusaza asaze atinyanye hari ibintu bidakunda waba uhagaze neza cyane abantu bahagaze neza nzagwa handi iyo nzira yo reka ko nzakudarapara ntacyo bitwaye. Hari umuze se mutadudarapa buri munsi udarapa se tukagira ngo ni se tugasanga wafashe ubutuyo ubwo hari igihe mutatudarapa ugira ngo wavuze umuntu wamuhesheje kumbere kada. Yego twagiye tubona abantu niba mu diaspora turanabashimira harimo n'abakora ibintu ntibabyivuge niba nabyirata ntabwo tuvuze bose. Yego ni bamwe muri kugira ngo tujye tunavana abantu mu rujijo. Ni mu diaspora ashobora gukorereza ikintu agahita nyuma yaje aravuga ngo jeri kandi akade muhaye ikintu uwo mu diaspora wasi inkunguzi mbi cyane. None se mu diaspora ushaka gufasha umuntu kuko yaje kuri kamera agataka ko yarize yamufashije atarataka si ikibazo. Nibo rero reba prank zavuye he si ukubera bose kugira ngo abantu babigere bo yakubwiraga dore kuntu byatangiye kuri imihanda n'amatika ajya kuza ahantu byatangiriye amatika ajya kuza urabyo gukora kuri nuza ku rugendo kera wowe igihe twaga turi kwa Vitali ukajuza ukatureba ugatambuka ukagenda wiruka muri mu marigonde sha ntayo yari yahari yarataraza manza wumve rero nyumva se yego hariya niho abantu batangiye gukenera amafaranga sibyo umuntu akavugana n'umuntu akamwemerera ibintu ntabimukorere urabyumva agatamagara mu kameramana akavuga ngo kameramana mfashije kanaka uzanjyanire kamera ujya kureba niba ibyo namuhaye biri si pranka. Abayutubazi soko bicuruza ba Brazil bakojeje mana baraguruka neza barubaka baragwiza si ibyo ngibyo byabaye suko ubu nakiriye message yo wari amafaranga ya ni wumva ni yarayifite nyine ibigeze uri kubyumva neza message ziba ziza ngo kanaka yandiye amafaranga njya kumutanga ngiye nkamfashe telefone akina message nk'icu wahita wiruka kandi ugasanga n'abandi bagize bate barazifite. Hari n'umumama ngiye kwiyama w'igikarara bizi tubiziranye ndabizi ko akurikirana social media cyane ejo none ngeze kirara mukoreje ikiganiro biriya byose hari n'utuntu ufatira wowe urumva neza ndebere ko kari kwaka nugirwa ariko mama ariko mana hako ko wavutse umwana mwiza kuzigabwira ubwabo bw'inzwa amaviyuzi reka ndero mbabwire reka namwiyame uriya mu mama reka mwiyame
ndamwiyamye yo kumuyanga ndamwiyamye no ndamufuza ndamwiyamye ari kwiyumva bamurambira ndakwiyamye wa mukecuru we nundi musi ndakwiyamye jewe nditwa Prophet Moses simba mu numvugiramo ndagwa mikrofone yawe nigende ndakwiyamye we ndakwiyamye wowe urambuza gukora ikiganiro ngo Moses ngo jabone nzagukubita ngo nzakoreza ka message humura ejo mu gitondo nje urandereka narambwiye ni mama ijambo rya mbere amagambwe ni Moses tuvugane ndambwiye ntago mari aronga aramamagara ati se kabakoze Imana abandi bahamagara bagahita bita bakubera ikibo njewe mbayeho simbeshijwe n'abatura ba diaspora urangurikira neza arangije arambwira ngo reka gukora bino biganiro ngo kuri ibi nibi ngwinjira ngo muri ibi ngo reka nkoreze anyoherereza ama voice ndayafite hari kuno abantu basohoka kuri WhatsApp bakagira njewe ndibandi byo ku mihanda ndayafite yose ndanabimutangariza sibyo uzikuntu abantu ari babi uzikuntu yarize kuri dore imbogo kecuru y'inkunguzi ararize kandi dore imboga rwaye nta kintu yigeze agira ate none yaramaze gupfa ati Moses sigira gutyagira uwo nuwa mbere niyamye ngo haye gasopo n'aba diaspora munyoreza message uzajyoreza message wakanza kanyenyeri platform yanjye kuyubaka njewe byaramvune niba utabishoboye ibyo bigasanye byawe ibyo voice ibyo video bye byihorere kubima njewe ntago barabiguha jewe reka mbwire hano mfite ibintu byinshi n'amabanga menshi ndiyamye nangiye kwiyama no kwihaniza wose umwe no katsimukire mu Bufaransa hari irindi shano kazi dufashe indege turandinga mu Bufaransa ipari umva kubwira mama mugabo wanje araho Prophet agenda umusengere niki ndagiye ngeze kuri hoteli utumugabo yavuye yasuye mu Faransa arongerangije ati wabesha makuru neza ati oya ati yagiye ngo niba ari muri Gakenge niba ari muri Rurindo niba ari iwabo ati genda ati wowe nekira makuru urebe niba nagakobwa bari reka babwire ngewe sindi investigation zanyu reka ndabiyamye burandi kubiyamba mwese ndabazi mbareba ibintu mwizunguzamo kandi ngo muri abagore b'icyubahiro n'abagabo b'icyubahiro byarabashiranye nta kigenda niba utizeye umugabo wawe urishyano niba utizeye umugore wawe umugabo wawe urishyano kazi niba utizeye umugabo wawe urishyano na jyane mukongere kujya munyabiza mwasanze bisa n'ibyo zikoneka cyane ndabavumye mu izina rya Yesu dukomeze barambabaje rikose bite byagenze bite numiwe ntubikate reka ntuvane mu reka ndabaha ibyabo ko byakabaye jewe ntago bahaga amafiriti n'amayonezi uri njewe ntago ya mwaribeshye yego Moze byari byiza ubwo twavugaga ku bantu n'abantu banyabiza ngo nidusengane ubundi agahita undi mukozi w'Imana ngo basenganye ngo mese ngo nabamuzi ntimuzongera kujya munsi akuriza mwese dusengana n'ugomba gusengana nawe niba uje ubwira njewe nawe gusa ntukazanira abandi bantu uramunzanira ubundi umuhereza amafaranga nari ndi kumwe nawe siko bakiyarya kandi numbwira ngo uratanga amafaranga uzajye ubanza unyoherereza mbere yo kumamagara nawe urye kugira ngo nanjye manze ndye none manze nkumve none uraza ntanze amafaranga nyonyonyonyosho ugatsindwa n'Imana ufite imyaka y'ubukure ejo bundi ribu ntiyabibabwiye tanze amafaranga nohereje amafaranga bandi amafaranga mu bantu muri biborewore kandi muri bicucu gusa tanze amafaranga banyibye amafaranga bakubuna kwiba amafaranga waje kurondera imita dukihoherereza wowe ubwenge wize wowe n'ubucakura bwe bwakugesheje muri Amerika wowe warangaza wakwibye amafaranga nawe uri gisambo w'abandi baje bakwiba nawe bashokana buhe uba wamushutse reka uri buno yabihaguruke nago bikibaho yababwiye ngo nimujye mutekereza neza kare ku mwana uri munsi y'imyaka 18 ngo izajye muburanira mujye mutekereza neza ariko buraje wowe yagushuka wowe ajye mureka amarigondi ahubwo nawe usigaye mufite amarigondi yo gutera abakozi b'Imana mwirimo musigaye muri amarigondi mebi cyane umugore ukuze umugabo ukuze w'imyaka 50 bagushutse ari hehe se sha ariko narumye yego Moze wenda tugana ku musozo ubona ari iki gikwiriye muri ibi bintu byose twavuze harimo abakozi b'Imana nta gikwiriye ntacyo ariko jeri ntukihome ku bantu igikwiriye abantu barakizi ubwabo barakizi na amafaranga niba abantu batarabona amafaranga hano
hano barabomba rikana byanga bikunde niyabura rero ni muri views nibyanga ingumi barakubitana uraza kureba cyakwiriye ni iki kisa gikwiriye ubundi umuntu wazanye iki kintu gushabagyure ati yakoze ishyano rikomeye ngose ndemera ngizogiye kundemera baraje barakuremera bandi Moze je mbwira ni mirongo uremere uya yimenye ivuge nge nguremere yego ntubikate oya ntago mbikata 079 kaburetse sajya muri mo yego share kakagereza ngiye nguremere nundi muzi 079 39 19 520 muremeresha yeka nguremere wawe kubita 100 sasa nibyo Innocent tuyize ibyo birabaye aho kabisa izana birabaye singeze nayohereye ibihumbi 200 rwose wow kenda kuremera none undi nanjye unanjye bangwa nkwe andemere akuremere andemere baje mugira niko bimeze yewe reka baje mugira urukundo nyuma y'amafaranga no kurya nta kindi kiba gisigaye reka mushimire Moses wanjye sawa sawa asante sana kubwiza ukuri